baruhijwe n'ibibazo, bamwe ntabwo bazi Imana, n'abayizi baracogoye. Cyo nimutangaze hose yuko icyaha na Satani bigiye gutsembwaho, abarushye baruhuke. Hango mukiza amaso mu gihuhuye n'umwanzi, yavuze yuko nuterwa aza kurwanirira, ntabwo azigera guhana mu mibabaro yawe yose. Wahisemo neza nshuti, wifitiye umutabazi. Mbese aho ujya ugeragezwa n'umwanzi mubi Satani, kugeza ubwo nawe wumva Imana isa n'iyakuretse, burya nshuti si ukukwanga, niba ugize kwihangana nyuma y'imibabaro, uzahinduka umuneshi. Yewe nshuti yanjye nkunda, nubwo iyi si ikuruhije, ubukabuteraganwa, ubuzwa epfo na ruguru. Ihanganira urugendo, dore uri kumwe n'abandi, ndagusaba ihangane, tugiye kugera iwacu. Hango mukiza amaso mu gihuhuye n'umwanzi, yavuze yuko nuterwa aza kurwanirira, ntabwo azigera guhana mu mibabaro yawe yose. Wahisemo neza nshuti, wifitiye umutabazi. Ishingane kuri Yesu n'umwishingizi nyakuri, igihe ugeze mu kaga humura aza kurengera. Niba ushohoje urugendo ugasinzira wizeye, Yesu nahamagara uzazukira ubugingo. Hango mukiza amaso mu gihuhuye n'umwanzi, yavuze yuko nuterwa aza kurwanirira, ntabwo azigera guhana mu mibabaro yawe yose. Wahisemo neza nshuti, wifitiye umutabazi. Hango mukiza amaso mu gihuhuye n'umwanzi, yavuze yuko nuterwa aza kurwanirira,
ntizigera guhana mu mibabaro yawe yose. Wahisemo neza nshuti, wifitiye umutabazi. Wahisemo neza nshuti, wifitiye umutabazi.